Sinazuba nubereye mi amore. Don't you worry, no man checks nabinore. Ibyo ushaka nibyo nkanga wowe nyingurira. Anyway you want me useze bamari ntuzahungabana. I wanna let you know siku nkimura nkuruze imvune ku mbugo. Don't let me down, don't let me go. Ninjye nawe gusa nkunda kubona nkahita njukumira nukuri nawe gusa. I want to be your love, I want to be your love. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. Njukumira, 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 mira, njukumira. Senja ni mana wachenga ni boko tarabama hafuta kumu ntangira gusara nkatura akwepa bugesera shushu aushaka kutujya hose kandi nawe waje mafu ndimo ndakubona nkahita njugumira baby suku kubeshya dusangiye urukundo ntabwo nagucura believe me without you ukwana ukunuma samina mina yeah samina mina yeah samina mina yeah samina mina yeah ibyo ushaka nibyo nkanga wowe nyingurira anyway you want me useze bamari ntuzahungabana I wanna let you know siku nkimura nkuruze imvune ku mbugo. Don't let me down, don't let me go. Ninjye nawe gusa nkunda kubona nkahita njukumira nukuri nawe gusa. I want to be your love, I want to be your love. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. Njukumira, 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 mira, njukumira. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. No, 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 no. It's too late, I can't even lie. Everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby, put your head on my shoulders. Je t'aime sincèrement. Au reste collé, collé, sin abusika. As long as you got it by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. Just hold my hand all night long. All night long, baby, all night long. Nataka kuwa nawe milele kama uhobele. Siziranya kuzasanga. Chérie, t'es la plus belle malaika. Chongino mama, darling, don't ever change the way you are. Chongino ririya mwigendere mani mugende barajya biza mani ubu ngubu mani muve mu bintu bya foto
organization. Chicken from any pressure. Street orientation. Immunization. From any pressure. All my niggas sharp, bro. Cover face like Nagbaja. Get feel like but we know they cut. TikTok boys them tap. Pass for the shit, rababa. Omo ijo rababa. Feeling good, banana. Music don't need permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. Music don't need permission to enter your spirit. Yeah. Anyway, anyhow, you know say you go feel me. I live it like no other. I don't need talk and you go no feeling good parana. Mu gutangira reka dusabe titireri wacu atwakirire abashyitsi. Ndahera hano kuri presidente w'inama y'ababyeyi harukaga batera. Turi kandi n'uhagarariye abarimu muri rusange nawe yahaguruka bakira. Turi kumwe rero n'abarimu muri rusange nabo bahaguruka tukabakira. Akoze cyane mume amashina none. Nimesulubiwa naye, lakini mimi niko hai. Si mimi tena, Kristo ndani yangu. Najisifia udhaifu kwa furaha nyingi, ili uweza wake ukae juu yangu. Yote nitendayo ni kwa imani, sitaibatili neema ya Mungu kamwe. Yanitosha neema ya Mungu, ndiyo uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo
yanitosha, sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha, sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha, yanitosha, neema ya Mungu ndiyo uzima, kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Sio mimi tena. gukina akomedi nitwa tubisezera ku banyeshuri twiga, ariko ibi birashimishije mwanyibukije byinshi. Ni ikintu cyiza. Ubu tuvugana umuntu utarize cyangwa utiga ntabwo azi iki gikorwa mwivuganye muba murimo. Ibi byonyine kuba mwicara mugasangira mugasabana byerekana uburyo abantu baba babanye aho bari hose. Ni muri urwo rwego rero ibi mbibashimiye. Iyi gahunda mukoze muzayikomeze, nimwe banyeshuri mbwira, iyi gahunda mukoze muzayikomeze, kuko ibi ni byiza. Ni amahirwe yuko mwebwe muri no kwiga harimo iterambere ry'uburyo bwa kominikasiyo. Iyi gahunda muriga ndumva muri abanyeshuri 26, siko n'umwe. Nizere ko muri abavandimwe. Umusore ni mushiki w'umukobwa, umukobwa ni mushiki, umusore ni musaza w'umukobwa, umukobwa ni mushiki w'umuhungu. Muri abavandimwe muzajya hose muzamenye ko muvindimwe. Kandi ubu tuvugana abarezi banyu nabo murakundana, ndabizi murabakunda, n'abarezi barabakunda. Hagati aho turi mu gahe ko gusezeranaho, ariko nubwo mugiye turi kumwe hose tujye dukomeza duhurirane. Noneho icyo nifuza, nabifurizaga gutegura amasomo neza, kuko iyo uri ku masomo ni umutwaro, ariko ni umutwaro uraremeye, ariko ntunaremeye. Nongereho ko navuze ko hano kuri iki kigo muri imfura zacu. Murabizi ngo imfura igira itera imfura ingana na se. Ikindi kiyongeraho, imfura ziranavunika, siko biri? Imfura ziravunika, mwihangane muvunike, ariko iyo umuntu yavunitse n'umusaruro ugira ute? Uraboneka. Ni muri urwo rwego turi kumwe. Abarimu banyu mubibonemo, nabo babonemo abana beza, ntawe ugenda avuga ngo tugize amahirwe y'abana turabakikutse. Mufite igihe cyiza cyo kwiga, muracyafite amahirwe yo kubana n'abarezi banyu hano. Kandi ikindi kiyongereyeho, mbashimiye discipline nababonanye, naho ndi burya mba ngenda ntega amatwi hirya no hino numva uko bimeze. N'ibyo numvaga, ikinshimishije ni uko nta kintu nigeze numva cyakozwe n'umwana wiga muri siziyemu. Mwese ubu mbabwira, ndabashimye abanyeshuri mwese murangije no poromosiyo. Mukomeze muri imfura nziza, murengere abandi bana bari mu Rwanda. Arakoze cyane, arakoze cyane. Mwongere amashyi tumushimire.
batubwiye ibintu byinshi kandi byiza byazatugirira akamaro, tukagira aho tugera, tukagira aho tuva, tukagira aho tugera. Tudatinze reka twakire n'uhagarariye abarimu nawe ahaguruke agire ikintu atuganirizaho. Murakoze. Mwiriwe. Tanzi amazina yanjye Fayumbe Emmanuel, akaba ari njyewe uhagarariye abarimu Jesse Kubaza. Muri uyu mwanya rero kugira ngo ntegere amatwi iminota mikeya ko nanjye icyo nabasangiza ari inspiration y'icyo numva kindi ku mutima nanjye numva nabasangiza. Arakoze cyane uhagarariye ababyeyi. Burya umuntu yaguhaye ubuhamya nka buriya cyangwa se akavuga nk'ibintu byo yagiye anyuramo, kenshi biba bivana kwa kundi dutekereza ibintu yuko umuntu ari kugira ngo ibintu tubyumve neza kandi we ari ubuzima aba yaranyuzemo. Kandi ni umubyeyi uhagarariye n'ababyeyi banyu. Nk'umubyeyi uba wohereje umwana ku ishuri, hari icyo abamutezeho, abazi ko hari umusaruro. Burya umuntu niba ahinga agomba guhinga, iyo ahinze agasarura ubwo arishima. Uwo ni uwahinze mu murima. Wahinze ku ishuri agomba isuka ye ni mu mutwe, agomba kuvuga ngo okay, hari igishoro. Urabizi na economics murayiga aho tuvuga ngo education is an investment. Bitandukanye na kwa kundi umuntu hanze avuga ngo ubwo se ngo umuntu wize ngo harya ngo hanze ngo se hari abantu batize. Yes, izo myth zijyana no kujyana kwiga byose bivugwa na wa muntu utize, ariko iyo ageze hahandi bimusaba yuko kuba yarize, nawe aravuga ngo iyo nza kuba narize. Mwumvise ikintu cyabye kimumutiva akavuga ati no, nanjye ngomba kugira uko nkora nkava ku rwego ndiho, ntago binkwiriye kugenda ngenda nsomesha ngo umuntu amfashe wasomere nanjye. So yagize self determination, we ubwe abyiyumvamo, yumva yuko hari ahantu ashaka kugera. Mu izina ry'abarimu rero, mu by'ukuri nta gishimisha umwarimu wese aho ava akagera kuba abona umunyeshuri yigishije hari urwego agezeho. Mujya munabibona, hari igihe umuntu avuga ati uriya muntu naramwigishije, kubera ko hari ishusho iri positive no hanze ari kugaragaza, akumva ari proud ye. Ntago iyo umunyeshuri ageze hanze ukabona biramucanze, mwarimu ntashobora kuvuga ati wenda buriya ntabwo ari uwanjye cyangwa se ntabwo ari product yanjye. Kubera iki? Expectations yari ategereje kuri wa munyeshuri byaje byicuritse, ariko muri we icyo yifuriza abanyeshuri aba yigisha ni ukugira ngo bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Ni muri urwo rwego rero nk'abanyeshuri n'abarezi, abarezi ntabwo dusinzira. Hari n'igihe tutabona umwanya wo kwitekerezaho ku byacu, ariko ukavuga ati byibura ngira icyo mpereza uriya munyeshuri, kuko natwe turi muri bamwe bahawe inspiration n'abatunyuze imbere cyangwa se n'abatwigishije. N'uyu munsi wa none ku rwego ndiho nkavuga ati hari umwarimu ntazigera nibagirwa, kubera ko hari ikintu yaguhaye. Mwarimu rero ntabwo asinzira, iteka ryose abatekereza ngo umunyeshuri wanjye ibyo nagombaga kumuha nabimuhaye, ariko akaba challenged ya kwa kundi kuba ari we urajwe inshinga yo kugira ngo agufashe, ariko we ugasa nkaho utabyitayeho, kuko ababibona akavuga ati no, uyu muntu ndabona ntabwo ishusho ari kunyereka, mu by'ukuri iri kunyereka yuko hari intego y'ibyo ashaka kugeraho. So ubwo rero mu yandi magambo ni uko tuba tuvunika namwe, hari ubwo tuvunika kubarusha, kandi mwakagombye kuba namwe mukora, kuko imbuto cyangwa se umusaruro ugomba kuva mu byo mukora
mu output ya mbere namwe ugomba kuba ari mwebwe ihesha ishema ndetse na mwarimu wakwigishije, sibyo? Bisobanuye ngo iki rero, ntabwo tugomba kumva ko uyu mwanya yes we are celebrating, we are completing our senior 6, but we still have a lot of work to do. Acyafite byinshi. Ntabwo umuntu agomba kuva hano yiraye ati okay tuvuye muri celebration turarangije. No, you have a battle. Mufite urugamba imbere, kandi umuntu ufite urugamba ntabwo asinzira. Iyo umusirikare ari ku rugamba ahora ari maso, kavuga ati umwanzi ashobora kunshi ca muri humye, ukazasanga ejo nibwiye yuko nari mpagaze neza ariko akakurangiza. So ntabwo rero tugomba gufata uyu mwanya twaje guserebura nk'abantu bageze ku cyo bashakaga kugeraho, ahubwo ni abantu batangiye urugendo rwo gutangira ku-evaluatinga y'aho bagana yuko hari icyo bagomba gukora. Umuntu agiye kuzamuka kuri Karisimbi ifite metero 4,507, ntabwo yagera muri metero 100 ngo yiruhutse aho ndasoje. Iyo uzamutse uriya musozi kuri summit hejuru hagaragaraho izo metero, ni ahantu bubatse, ndetse no kuri biriya birunga byose. Iyo uhageze kuri bara bakora tuwa abona ahantu ngo you have reached, wageze kuri metero 4,500. hariya niho havuga ati wow, urugamba nari mfite rwose kwa kundi nabizi byuya zamuka uyu musozi, iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko aho nashakaga kugira ngo ngizene hageze. Ntabwo rero umuntu agomba kumva yuko metero 100 yamaze gutera ngo yirare. Icyo nshatse kuvuga ngo nta kwirara, uvuga ati no ntacyo, umwaka ejo bundi turakora ibizamini, nitumara gukora ibizamini nako birahari ariko ntacyo package ndayifite. No, ubu ugomba kuvuga ngo ngomba gukora ibishoboka byose nkagera ku ntsinzi, kandi iyo ntsinzi yanyu ni intsinzi yacu, intsinzi y'umunyeshuri ni intsinzi ya mwarimu, y'ubuyobozi bw'ikigo, yewe n'ababyeyi banyu. Izo abo ba stakeholders bose mu myigire yanyu, abo bafatanyabikorwa bose bafatikanya kugira ngo product cyangwa se output from inputs ubashe kugerwaho. So rero niyo mpamvu mbabwira yuko abarimu turahari ku bwanyu rwose pe. Nababwiye ngo twebwe dushobora kudasinzira, nubwo mwebwe mushobora, umuntu ashobora kuba ati byaje gucamo. No, mwebwe mumenye yuko ikiri imbere kibategereje ari ahantu mugomba kuhatambukana umucyo, nta kuclosinga amaso mvuga ati byaciyemo, kuko kenshi natwe izi pati tukiri abanyeshuri twarazikoraga, ndetse no mu bindi ugasanga nyine twumvise yuko aho twageze twahageze. Oya, umugomba gukora cyane, sibyo? Ndatekereza yuko rero byinshi yagiye nawe abigarukaho nk'umubyeyi, kuko rwose nta cyadushimisha nko kubona nk'imfura za GS Bubazi, kuko niyo promosiyo ya mbere tugiye kugira izakora. Undi twagiraga muri Trokome, imyaka maze hano 5, rwose hari ubwo twabonaga wenda nko mu wa gatatu ibintu bigenda, hari rate biriho, tukavuga ati turajya imbere, ariko noneho niba twageza ku kindi cyiciro, noneho turavuga ngo ese imfura bimeze biti. Ubwo rero ibyo byose uko mwakwitwara, mwitwaye neza, still yansinzi ndetse na kwa kundi kose abantu baba babona yuko ibintu byagenze neza cyangwa hari imikoranire ndetse no gukora cyane, ibyo byose ni intsinzi yacu ndetse nawe. Ubwo rero icyo mbabwira ni uko mureke kwirara, hakenewe collaborative, gukora nka teamwork.
hakenewe, ntabwo umuntu agomba kuba avuga ati njyewe ntacyo njye ndiyizeye. No, twagiye twigana n'abantu bumvaga ko biyizeye bakavuga ati rero twebwe ntabwo tunakeneye hagati yacu, reka njyewe ndabizi ndiyizeye. Ariko umunsi wo ugasanga ntibyagenze neza. Kubera iki? Umuntu ashobora kuba individualism akigira nyamwigendaho ntafasha abandi, ukazasanga bya bintu bigize bite, ntabwo bimubereye neza. So what does it mean? Bisobanuye ngo mufatikanye hagati yanyu, ndetse si ibyo mbabwiriza yuko mwagiye namwe mubikora hagati yanyu, muzamurane. Success comes out of the teamwork. So ibyo rero bizabafasha kugera ku ntsinzi. Ngana ku musozo rero, hano mfiteho quotes cyangwa se isa nkaho ari amagambo amwe yagiye avugwa n'abahanga, bisobanuye ngo iki gishobora kubafasha nka inspiration. Agera ni quotes zigera kuri 3 mfite hano. Quote ya mbere iravuga ngo the harder the battle, the sweeter the victory. Yavuzwe n'umunyamerika w'umwanditsi witwa Les Brown, aho yavuze ngo the harder the battle, the sweeter the victory. Sobanuye ngo uko urugamba rushaho gukomera niko intsinzi yarwo iryoha. Umuntu iyo umuntu ageze ku ntsinzi y'icyo yashakaga, ntabwo yibuka yuko hari uko yavunitse kuruha kwe, ntabwo akibyitayeho. Ubu wababwira celebration mushobora kugira nyuma y'uko ibintu biciyemo, mwararana n'inkweto, ubu wenda umuntu arikandagira akavuga ati ariko ntacyo nimugoroba ndongera niki, ariko wabashije kugira ntiwibuka yuko ibyo byose wabinyuze. So uyu mwanditsi rero yashakaga kuvuga ngo the power emphasizes the idea that overcoming difficult challenges makes success even more rewarding. So uko ugenda urushaho gushyira imbaraga, urugamba ukabona rurakomeye, ariko ukagira ute, ukavuga ati ndakora tu ntabwo sinzira. Mu by'ukuri intsinzi iryoha kurusha umuntu warwanye urugamba. So niyo mpamvu babwira ngo the harder the battle, the sweeter the victory. Undi tuzi nka Nelson Mandela, we yaravuze ngo it always seems impossible until it is done. Igihe cyose tuzaba tubona ari ibintu bidashoboka kugeza igihe byemeye. Icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ngo nyine umuntu ashobora kuba ari kwiga akavuga ati no, ibintu ko mwumva bidacamo, cyangwa akabona intambwe imwe, ejo uratsinze nako mu masomo yo mu ishuri uri gushaka kugira ngo ugere ku kintu, ariko ugasanga hari ibintu biza bikwereka yuko ibya bintu utazabigeraho. Nyine ubwo ni urucana intege, that's the challenge. Ariko wowe igihe cyose ugomba kumenya yuko ibintu byose biba bigaragara nkaho biri impossible kugeza igihe bikunze. Niyo mpamvu rero namwe ushobora kuvuga ati no, ndabona bitari kwemera. No, ibikundira abandi kuki, why not you? If others, why not you? Iby'abandi ko byemera, niba biga bagatsinda, niga ko kuki wowe utakwiga ngo utsinde. Ntabwo icyitwa ko impossible kigomba kugira ute kurangira cyane. Kote ya gatatu nsorezaho, it is toil and trust. Jambo toil means hard work. Ugomba gukora cyane wewe ubwawe, warangiza ukizeye, cyangwa se ukavuga ati no, ibyo nize cyangwa se uko ndi kwiga byonyine biranyereka ishusho y'uko n'intsinzi ndi hafi kuzayikoraho. Ugomba kubifiringa, ntabwo wavuga ati ariko nubwo ndi kwiga ndabizi ntibizaca. It is a negative mindset, yindi kubwira ngo ntibishoboka. Why not? Uricara ukavuga ati ngewe n'umu kwiga kwanjye ndabona bitazemera. Kubera iki se bitemera?
so ibisobanuye iki rero, hagomba kuba iyo balance yo kuba umenya ngo mfite icyo gukora. I challenge ba bantu bashobora kuvuga ngo nk'abantu bemera Imana basenga, umuntu ashobora ati barampanuriye diplome nzayibona na buruse nzayibona, ugasenga ati twarasenze rwose Imana ibivugaho. Natwe turazenga ariko ntabwo uko ni ukwizera mu bintu bitagira imirimo, sibyo? Benshi twagiye dusengana nyine tuvuga ati Imana uzabafashe, twese Imana idufashe, ariko Imana ifashe uwifashe. Ntabwo ibyo byose Imana izaza ngo ikubwira ati nguhaye diplome, izareba wa muhati wawe nawe wagize, ivuga ati rwose nabonye umuhati wawe. Ubundi tujye tujyanirana ibintu byo kwizera ndetse no gukora. Ugomba gukora, ubundi ibyo ukoze ukavuga ati Imana nta kindi ahasigaye nahawe. Ntabwo kurozinga kurozerebura ngo ufunge wifate gutya ati rwose Imana ndabizi birimo, ati n'ubundi baravuze ngo warasenze ubura iki. Biterwa nuko nawe wagize ute wabivuze wabikoze. So nsoza rero ndakeka nafashe umwanya munini, ariko nuko numvaga yuko aya magambo cyangwa se iyi sharing nayitambutse, kuko wenda kumpa umwanya ahandi wenda bitazashoboka, ariko numvaga aka kantu iri jambo nanjye narivuga, sibyo? Twage duhura mu masomo, ariko uyu munsi mwaje kugira ngo tubabwire, sibyo? Babwire yuko nyine ibyo mubona birashoboka mubiharaniye. For the interest of time rero, ntekereza ko muri gahunda ikurikiyeho tugiye kwakira umuyobozi wacu, tumuha ikaze kugira ngo nawe nk'umubyeyi wacu mukuru rwose hari icyo adufitiye yadusharinga muri uyu mwanya. Reka musabe rero mu byubahiro bye nawe tumwakire aze atugezeho. Wagiye kwirwa bo jewe sinzi aho ndi buhere, ariko mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi ko ntatangiranye namwe. Ntabwo natangiranye namwe kuko nari nabiteguye, Ferdinand niwe twabipanze, ariko habayemo apeshoma kubera igikorwa turimo gutegura mu murenge wacu no mu karere. Biba ngombwa ko nsimbuka njya mu bindi, ariko nabimbize yambwira turatangiye, ndaje nanjye mpushije. Ubu nyine n'ubundi dusoza mu kanya ndasubirayo, ariko bishimiye Imana ko bitarangiye hahageze, kuko ni ikintu cyari kumbabaza. Ni nayo mpamvu ntiriwe n'iki ndavuze nti ubwo nsanze mwariye it's enough, ndumva njye nishimiye, sinirirwa ngiye inyuma, kuko tugomba gukomeza ibirori. Kurya none turarya na nimugoroba turi burya n'ejo tuzaza, sibyo? Kurya ntabwo bishira. Rero icyo ngicyo mbanje kukiseguraho, nizere ko mubyumvishije. Ikindi mbere na mbere mubanze mwihe amashyi. Nije hariya kare nibwo nabonye inkumi n'abasore bacu barimo bakoropa, ariko siga bese utu tuntu, ariko ninjiyemo ngira ngo none ni ibiki imoni mu ijuru rwose pe. Mwana maze kubona uko twari dufite inkumi n'abasore, mwongere mwihamaye. Burya muba mwihishemeho koko ibintu biragaragara ko mufitemo n'izindi mpamvu. Burya ubwenge mwarabuvomye maze kwiga, urebye ukuntu mwambaye, ukuntu mukeye, ukuntu mwitayeho. Bamwe bantu babaye nka ba minisitiri cyangwa rwose vraiment muri imfura ko
muri imfura biragaragara ko mugiye gusoza kuba imanite murabizi etre imanite buriya birangije amashuri 6 yisumbuye nibwo ububaye umuntu mwari mubizi ubu nibwo urimo uratera intambwe ujya kuba umuntu ariko ubu ntabwo uraba umuntu wuzuye nuramuka ukoze ugasohoka uvuga ati nacyashe diplome zaza ujya kurebera ku rwego buriya urwego ntazagira umuntu ujya kureba amanota arebera hano hasi uzabanza uri urwego kuko uzaba uri hejuru nawe nujya uvuga uca bugufi oya buri wese azajya kureba amanota ye azamukira ku ngazi simuyita ingazi nkunda kumva n'ababita ingazi hejuru kuri number 1 hahandi yagusumba wenda n'ikoranabuhanga ahubwo turabishyira nyine muri logique niba tuvuga ingazi uhite wumva ko utazaba uri hasi kuri bottom uzaba uri kuri top ubu mugiye kuba mwatangiye urugero mwe murasa nk'abarugana ku musozo wo kuba sibyo rero wareba ishusho iri hano akareba umwuka uri hano nibyo bagenzi baje bambanjirije aba class teacher n'abari perezida w'ababyeyi abari nayumva uhagarariye abarimu buri wese hano twamuha ijambo ntiyabura ikintu sibyo n'ubundi byinshi tugiye kubisubiramo sibyo buri uwumva yumvishije igisigaye ni ukunonosora ugapfundikira sibyo uba impamvu ushobora kumva ahangaha ubundi impamba ya mbere ni ijambo umuntu yakubwiye ukarigenderaho ari inama niryo ridetermina cyangwa mwe muvuga icyongereza cyane determines icyo uzaba cyo sibyo rero ubu ngubu aho turi hari amakote yagiye abaha hari n'imigani y'ikinyarwanda nayo waca iyo uvuze imfura mbere na mbere twishimiye ko mugiye kuturepresenta sibyo ubu mugiye ewa muzadusebya cyangwa mutugire igitangaza n'ibintu murahitamiye kambabazi murahitamiye hagati y'ibyo muza hari imvuga ko abanyeshuri ubu gukoresha ngo tuzabapungura mwebwe nimukoresha iyo ngiyo ahubwo muvuge ko muzabikora ibyo gutungura nabyo mubishyire ku ruhande sibyo muri imfura yego ubu natwe twishimiye ko twakuze mu minsi iri imbere tuzaba twabaye na boarding birashoboka nta kintu kidashoboka nothing is impossible kandi muri leta yacu dukoreramo muzi ko ikintu bise impossible kitahaba ibintu byose birashoboka nubwo byaba bigoye ariko birashoboka rero mbere na mbere ikintu tubasaba nk'imfura muri baca umugani mu kinyarwanda ngo ubuze imfura ati ibiheko muri iyo mfura ikurumbiye n'abakurikiyeho haba hari amahirwe menshi kubasanga nubwo wenda icyaha gatozi ariko buriya n'umwana uvuka yigira kuri mukuru sibyo rero mu minsi ije twatimo tuganira abibabwira ni mwebwe ubu ni mwebwe ndimo kurebana nawe narababwira umuntu uzatsinda tugorora no ku muhanda ntuzamfubuze ujye ubunda wiruke ariko ntawe nabyifuriza icyo niteze burangira kwizera nizeye ko nkurikije discipline bazi nkurikije creativity ndimo kubabona namwe n'umuhati ibyo twumvikanye mukagerageza zimudutenga hari icyizere 101% ko muzabe mwihamashyi rwose
wabivuga byinshi yabivuga ariko byose bikaza guturuna bigatanga rawundi ku kintu kimwe ko ari mwe mugiye gushepinga GS Bubazi sibyo you shape it right or you shape it wrong sibyo rero murabizi urugamba dufite hanyuma bagiye babivuga baca imigani uko uzamuka buryo ubundi niko ufite amahirwe menshi yo guhanwa sibyo the more the market climbs up the more it exposes its arms uko ntuza monkey murayizi uko yurira cyane niko ibishyira imyo yayo hasi sibyo ariko mbere na mbere twebwe ntabwo turi manga sibyo ngo nitwurira cyane tuzahana ahubwo umenye ngo nurira nyiki wurire ufite n'ubwiraniro wavomye ku babyeyi bawe mu ishuri ugende uvuga uti njyewe ubu gahunda ntabwo frena ntabwo ufata frena sibyo hari umuntu witegura no gufata frena uvuga ati agenda yarangije ngiye gushaka umugabo cyagiye gushaka umugore yego itegeko ngo ryaroroshye ngo bajya kwa meya kemeza 18 ndayifite ubu nagiye cya 10 n'ingari oya njye cyo mbifuza nk'umuntu bakunda ni ukwiga cyane ukagera kure bishoboka aho imbaraga zawe zirangiye sibyo ni nayo mpamvu ngiye kuba recommending I don't recommend you diploma I all recommend you scholarship sibyo mwese ndabarekomendinga kubona buruse kandi birashoboka iyi ni class y'abantu 21 ukambwiye ngo marezimo nuko harimo nari n'abantu bakuru tumusifaze ari mu gikoni ubwo Imana imufashe abantu 21 byose birashoboka n'igihe gisigaye ugikoresheje neza wagera kuri byinshi kubona buruse ntibishoboka si bishoboka birashoboka intambwe kandi n'umuti wabyo mwayiteye se twayiteye umugore twawosheje ubu dusigaranye ukwezi muzatangira gukora examen kuri 25 iki gihe gisigaye dosri nta kuryama nubwo uri hano urimo iyi twayita nka pre sibyo iyi ni pre celebration nyirizina izabere hano sibyo izaze ibere hano kuri nyuma yo kubona final result sibyo njye niyo mbateze iki cyari cyori cyanyu ariko mwebwe umunsi tuzabona rwose ibintu muri yamvuye yanyu wane sibyo wane tuzazi hano pana gukoresha ino gahunda tuzayihere mu gitondo tugeze isaha buri wese yumva atahira avuga ati icyo gihe uzafite n'ubushobozi wenda bwo kuba wanitegerana moto tubyine twishime buri wese tuvuga ngo rwose tumeze neza duhagaze bwuma GS Bubazi duhagaze neza kumva icyifuzo cyanjye cyo icyifuzo kandi icyo gihe nawe nzaba mbyungukiyemo ikigo kibyungukiyemo umubyeyi abyungukiyemo igihugu kibyungukiyemo ariko mbere na mbere wowe Elizabeth wowe Liliane wowe Fiyete wowe Jandi muzaba
sibyo ku giti cyanyu personal inyungu rusange ziza ariko wowe ni wowe ugomba kubanza gukungukira ukabona inyungu z'ibyo wavunikiye sibyo kandi kuvunika nkeka ko biryana gahoro kurusha ingaruka z'igihombo sibyo rero ni ukuvuga ngo imvune iryana gahoro kurusha inzara sibyo rero sindi butinde cyane ubwo ibyo nabari kumenirize murabyumva ubu turava hano mugiye kuva hano aya mavide muhite muyasiba mu mutwe sibyo nayo masitire mwambaye mushyire ku ruhande musubire muri uniform sibyo mushyire muri uniform uvuge ubu ngiye guhangana n'iyi minsi isigaye ewana byandi bita do or die sibyo do or die gukira no gupfa iyi minsi ngiye kuyihambaho iyi ntego nigereho ariko nk'ubu hagize nk'umuntu ukora nk'agashya ukaza nko mu ba mbere mu gihugu ubu igihembo wakura nka hano cyangwa ntabwo cyagushimisha kandi birashoboka ko yavamo nko muri MCE si kombineza ya MCE nk'uwa uwa mbere akava nk'ijezi ubuze nanjye nakikora mu mufuka rwose neza n'abarimu bagenzi banjye dufatikanyije tukagukorera icyo twise special day sibyo special day niba twakubagira ikimasa niba twakujyana he ariko tukaguhemba neza neza Chateau Marara bose tukamujyana yo umuntu buri wese uri hano ubiharanire sibyo ubiharanire kandi buri wese birashoboka wabikora ikindi ntasoza navuze ni ugushimira abarimu babigisha sibyo ibi byose ntabwo twaba turimo tubigeraho tutarabukoze nka timu mumfashe munshimirira abarimu ni abantu beza dukorana neza duhuza namwe murabizi buryo utangiriye mu mwaka imyaka umwe ibiri wa gatatu ubu hari n'abatangiye mu wa mbere ntibarimo bumvaga bamaze ahantu imyaka 6 mubaha amashyi mubashimire namwe ndongera kubashimira kuba waremeye kurangiriza hano hari abantu mwatangira batakiri hano sibyo ikindi urangirije hano nta kese nk'ubwo perezidanti yabivuze ntawe utwite nta n'utubyifuriza bizaba igihe cyabyo cyageze ntawe bafunze w'umuhungu yagiye muri munyongore cyangwa mu biki abizi uburyo byanga ndabashimiye pe buriya nabwo biba ari ubutwari byashoboka ko uri kugira urabo sibyo kwigayo ikibuga cyo kwiga hano ariko nubwo waraduhisemo ni umugisha wacu natwe turawufiringa rero navuga ngo duserebure twenjoyinge uyu munsi ni uwanyu ubundi twitegure gahunda twihaye duherejo sibyo duherejo gahunda arimo ntawe usiga undi sibyo ahubwo uzajya n'abatize muri mukubita inkonji tiwowe urashaka kudusebya sibyo inkonji yo guhitura umuntu burya ntacyo bitwaye sibyo ntabwo umuntu aba akwanze aba yifuriza icyiza nawe kikakugeraho